Yes, ndagushuje kandi ndagushimiye wowe ukomeje kugenda ukurikirana Kigali Top News muri gahunda z'amakuru abagiye atandukanye, amakuru aba ari kugenda avugwa hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no mu gihugu cy'u Burundi n'ahandi hose ku isi. Tugiye kugezaho ni inkuru y'umukobwa w'imyaka 26 Uwingabire Chantal arembejwe na kanseri yo mu maraso, arasaba buri umwe kumufasha ngo abone uko ajya kwivuriza mu Buhinde. Kanseri yo mu maraso imurembeje, aho azajyana na musaza we uzamuha umusokoro ndetse n'umurwaza. Gufasha iteka si uko we uba udakeneye gufashwa, ahubwo bisaba kwigomwa icyo wari ukwiye ukagiha undi ukamwigurana. Mu buzima rero bwa buri munsi haba hari ibibazo, ariko iyo ubigeze ku burwayi bikaba ibindi. Kuri ubu umukobwa uvuka mu karere ka Bugesera Chantal wanyuze mu mavuriro anyuranye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda arasaba ubufasha. Ni mu kiganiro yagiranye n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho rwose yatangiye agira ati mfite imyaka 26 nkaba nararwaye kanseri yo mu maraso yo mu bwoko bwa acute myeloid leukemia, natangiye ndwara umutwe, ati njya kwivuza biza kuvamo angine, bama ibitaro i Nyamata. Mu gihe cyose namazeyo uburwayi bwanjye bwari butaramenyekana, babonye nkomeje kuremba banyoreza i Kanombe, bampimye basanga mfite ikibyimba mu muhogo, bama imiti. Yongera hati mbonye ntacyo biri kumarira kandi haciyeho igihe njya kwa Kanimba niwe wabonye kanseri anyohereza muri CHK, nabo bakoze ibizamini basanga kanseri yimaranye igihe kinini. Bashatse kunyoreza muri Faisal ariko ubwishingizi nkoresha buba imbogamizi kuko bashakaga ko nivuza 100% nabona ubwo bushobozi. Agaruka ku buryo yoherejwe mu Buhinde, ati nyuma ariko nibwo nari ndwariye CHK ibizamini byanjye byoherejwe muri Faisal basanga ni kanseri yo mu maraso, ariko yamaze rwose, ati yamaze kundenga, ati yo mu maraso, ati rwose ngo yamaze kumurenga no kugera mu magufa. Iki kintu nyisubiramo cyane, ati kanseri ngo yari yaramaze kumurenga kugera ubwo yaje kugera mu magufa. Nibo bemeje ko igishoboka ari ukuba nahindurirwa umusokoro. Nyuma nibwo bwose ubwishingizi rusange bwa mutuelle de santé butari butume abona uko ajya kwivuza, ariko RSSB ndetse na Minisante bifatanyije bamwemerewe kumuvuza mu Buhinde kuko ari wo wonyine babashaga kumuvura cyangwa se babasha kumuvura, ariko hasigara ikibazo cya tike n'uburyo bwo kubayo. Ati nyuma yuko hamenyekanye indwara mfite, Minisante yanyemereye kuba yamfasha kwivuza mu Buhinde, ariko bansabye gushaka tike izanjyana na musaza wanjye uzama umusokoro kimwe n'umurwaza n'ibizadutunga. Dukoze imibare y'igihe tuzamarayo twasanze amafaranga ashaka kuzadufasha cyangwa se azadufasha ari miliyoni 8 z'amanyarwanda. Nkaba nsaba ubufasha bw'amafaranga ngo mbashe kwivuza. Ubusanzwe Chantal yize mu mashuri, yize rwose mu ishuri rya indangaburezi mu Ruhango, aho yasoreje mu ishami rya electronic telecommunication. Kuri ubu kandi afite umwana umwe w'umukobwa. Kugeza ubu amafaranga atangwa binyuze ku rubuga rwa Save Plus. Ku bindi bisobanuro rwose, mu gihe waba ushaka gufasha uyu mukobwa Chantal, wahamagara kuri nimero ya telefone ni 0788709004. ananyuzwaho nayo ubufasha. Ibaruye kuri ufite se Ariete, kimwe nuko wamwandikira kuri email ufite se ariete75@gmail.com. Uwingabire Chantal rwose ngo arasabwa kujya kwivuza muri uku ukwa gatanu. Baye ufite umutima wo kuba wamufasha, ati rwose wamufasha. Yari umukobwa wishimye mbere yo gufata rwose n'uburwayi nk'uko uri kugenda ubibona ku mafoto. Ni umukobwa yagiye ahura n'iki kibazo rwose, aho ikibazo cyamubereye imbogamizi. Afite umwana muto umukeneye gukira kwe byamuha amahirwe arimo no kurera uwo mwana. Mu Buhinde niwo bamwohereje, arasabwa rwose ngo miliyoni 8 z'abanyarwanda ngo abashe kwivuza. Aragukeneye kandi n'amafaranga aba make.
Rero ngayo nguko rwose iby'uwo mukobwa abanyarwanda batari bakera rwose byagiye bibabaza. Niba nawe wumva ufite umutima wahamagara se cyangwa wakohereza ubufasha kuri nimero zavuzwe haraguru cyangwa se kuri email yavuzwe haraguru. Ibigo bitandukanye byano mu gihugu cy'u Rwanda byagiye bibabazwa n'iyi nkuru, aho byagiye bigira icyo bikora. Rero nawe niba wumva ufite umutima wo kuba wafasha, ubufasha bwari bwo bwose burakirwa. Wakohereza rwose ubufasha bwawe cyangwa se amafaranga yawe kuri iriya nimero, cyangwa se ubaye ufite ikindi wamufasha wakimukorera, kuko ni umukobwa rwose wari ufite ejo hazaza heza ukeneye gufashwa akabasha kuba yajya kwivuza mu Buhinde, ni hariya mu karere ka Bugesera. Mwakomeje kugenda mwumva ikibazo yagiye ahura nacyo, aho afite rwose ngo kanseri yo mu maraso yamaje kumugera mu magufwa kugira ngo abashe kuba yakira. Akaba ari uko akeneye umusokoro cyangwa se umusokoro ngo azahabwa na musaza we. Ibi biravuga iki? Bivuze ko agomba kuzajyana na musaza we mu gihugu cy'Ubuhinde kugira ngo uyu musaza we abashe kuba yamuha umusokoro, hanyuma abashe kuba yavurwa ino kanseri. Ikindi kandi akaba akeneye n'umurwaza, kuko urumva uyu musaza we nawe azaba ari kwitabwaho n'abaganga mu gihe azaba ari gutanga uyu musokoro. Niba rero ubashije kuba wakumva ibi bikagukora ku mutima, cyangwa se ukaba wumva ufite umutima wo gufasha, wakohereza ubufasha bw'amafaranga kuri nimero zavuzwe haraguru, cyangwa se ukayohereza kuri email yavuzwe haraguru, ndetse ugatanga umusanzu wawe mu kuba watuma uyu mukobwa rwose akomeza kuba yabaho, cyangwa se akivuza agakomeza kubaho mu buzima bwiza. Ngaya nguko rero ni Chantal twababwiraga, ni inkuru y'akababaro yagiye ibabaza abatari bake hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni inkuru rwose yagiye ikora ku mutima abantu batari bake, aho bagiye babivugaho ibintu bigiye bitandukanye, cyangwa se bavuga bati buri muntu wese ufite umutima wo gufasha yakabaye afasha uno mukobwa. Ni Kigali Top News iba ikomeje kugenda ikugezaho amakuru abagiye atandukanye, amakuru abari kugenda avugwa hirya no hino mu bintu bigiye bitandukanye. Twagusezeranyije ko tutazahwema kuba twakugezaho amakuru yose abari kuvugwa muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse no mu Burundi n'ahandi hose ku isi. Niba rero warabashe kuba ukanda subscribe, turagushimiye. Niba utarayikanda, ni iryo jambo ritukura rikoreho, ukore kukazogera notification yacu ijye ikugeraho ku gihe, bityo rero nujya ujya ku rubuga rwa YouTube ujye ubonera amakuru atandukanye utiriwe uruha uyashaka. Bizagufasha iki rero? Bizagufasha kuba umwanya wawe utawutakaza ushaka ibintu kandi byakabaye bikwizanira.